Itangiriro igice cya 38. Yuda abyara Peresi kuri Tamari umukazana we. Murongo wa mbere. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwaga Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umunyakanani, aramujyana aramurongora. Asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shela. Yuda ubwo yamubyaraga yari Kezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo, ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazaba uwe, nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi ugeze aho umwana wanjye Shela azakurira. Kuko yibwiraga ati, nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka Gitimuna aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse agiye Gitimuna gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura, yicara mu marembo ya Eniyamu yo ku nzira Agitimuna, kuko yabonye Shela amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso. Atambikira aho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati, ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati, nituryamane urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati, ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati, urampa ingwate kugeza aho uzawoherereza? Nawe aramubaza ati, ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati, impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa munyaduramu inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate, aramubura. Abaza abagabo bo mu mudugudu yarimo ati, maraya uwo ari he wari Enayimu iruhande rw'inzira? Baramusubiza bati, nta maraya wari aha. Asubira aho Yuda ari, aramubwira ati, nawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati, nabyijyanire twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene maze uramubura. Hashize amezi nk'3 babwira Yuda bati, Tamari umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati, mumusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati, nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati, ndakwinginze menya nyiri ibi. Impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibye, ati, andushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shela umwana wanjye. Ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Nuko mwiramukwa rye impanga zari mu nda ye. Akiramukwa, umwe hahinguka igikonjo cye, umubyaza aragifata ahambiraho urudodo rutukura, ati, uyu niwe mfura. Asubijeyo igikonjo cye, wari inyuma aravuka. Umubyaza aravuga ati, dore uko usatuye uku, gusatura kwawe kukubeho. Nicyo cyatumye bamwita Peresi. Hanyuma mwene se aravuka, wari ufite urudodo ruhambiriye ku gikonjo, bamwita Zera.